Yes, amahoro y'Imana n'abane namwe mw'inshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN by'umwihariko bisanzwe mukurikirana ikiganiro himbaza, aho kuri uyu munsi tuba turi kumwe n'amakoro menshi atandukanye, ariko kuri uyu munsi tukaba turi muri konseri nziza, konseri tugiye kubana na chorale yitwa Itabaza, akaba ari konseri tugiye kubana nayo muri iki kiganiro tugenda tureba gahunda nyinshi zitandukanye. Birago murumva ko barimo barabahereza amashyi, naho abacuranzi bageze kuri stage twakira chorale Itabaza muri iki kiganiro. Reka tubabwire ngo mukomeze kubana natwe muri iki kiganiro, kandi wowe wishimiye iki kiganiro, namwe mufite konseri, mufite ibindi bikorwa bitandukanye, watwandikira kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe, hanyuma kugira ngo dufatanye kubwiza ubutumwa bwiza no kubugeza hirya no hino. Akazi katurokera tugiye gukora muri uyu mwanya, tugiye kubana na chorale Itabaza, aho turi kumwe n'abacuranzi bagenda batwereka uburyo bakoze ama practice, hanyuma ngira ngo turagenda tubereka byinshi bitandukanye mu kwakira iyi chorale. Nujya kure ya BTN, nujya kure ikiganiro cyawe ukunda umunsi ku wundi, ni karibu cyane. Ngiye mba ndi Prince Shumbusho. Himbaza, aho turi kumwe ni chorale Itabaza, chorale nziza ibarizwa Igahogo, urumvikana mu karere ka Muhanga, aho turi kubana nabo muri konseri bateguye konseri nziza, aho barimo barashutinga indirimbo zabo, bagiye kumurika album yabo y'amajwi, hanyuma boneraho no gufata amashusho ya album yabo. Ngira ngo nuko baje kuri stage, urabona ukuntu bambaye, abaririmbyi bambaye neza mu makanzu meza ndetse n'ibitambara, aho ubona rwose babukereye barimo barahimbaza Imana. Nujye kure yabo rero ukomeze kubana nabo, kandi dukomeza kugenda dufatanya nabo guhimbaza Imana kuri uyu mwanya. Natika
Yes, ngira rero nk'uko mwakomeje kugenda mukurikirana ikiganiro mureba indirimbo zitandukanye chorale Itabaza yagiye bategurira zari nziza kandi bimeze neza kandi turacyakomeje mu kiganiro, ariko by'umwihariko turi kumwe n'umutoza w'ikorale, akaba ari umutoza ufite uruhare runini cyane mu gutegura izi ndirimbo. Mwagiye mureba uburyo bagiye baririmba. Deja tuguhaye ikaze kuri BTN. Murakoze cyane, turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku muntu ushobora kuba abonye chorale Itabaza ari ubwa mbere ndetse namwe abonye ubwa mbere, mwabibwira ubundi amazina yanyu? Njyewe ndi umutoza wa chorale Itabaza, amazina ni Ntakirutimana Tasiye. Njya nkunda kuvuga ko bacu banyise neza, nasanze Ntakirutimana koko. Nibyo. Hanyuma wenda ku muntu mu ncamake nk'umutoza wowe uraza ku wenda perezida yatubwiye mu ncamake chorale Itabaza yari, ariko mu by'ukuri nawe uraza kutwereka ishusho nyirizina y'imiririmbire ya chorale Itabaza uko bimeze nuko bihagaze ndetse nka chorale Itabaza, by'umwihariko tunyuriremo n'ibijyanye n'iki giterane mwateguye igiterane by'umwihariko nka BTN twaje kwitabira kugira ngo tugeze ku bakunzi bakurikirana ibi biganiro bitandukanye ndetse n'abakunzi b'umusaraba. Chorale Itabaza nk'uko perezida yabibabwiye ni chorale yatangiye mu mwaka wa 2000 nk'uko yabivuze, imaze kugira imyaka myinshi, birumvikana kuva mu 2000 kugeza uno munsi ni igihe kinini gishize. Tumaze kugira abaririmbyi benshi ku buryo ufasha abaririmbyi baboneka hano i Muhanga, tumaze ko abaririmbyi 136 nibo baboneka buri munsi mu repetition. Uje muri repetition ugira ngo ni iteraniro ryabaye. Nanjye nababonaga nkabona biteye ubwoba nimwe. Hanyuma abaririmbyi muri mu makoro afite abaririmbyi benshi. Tukagira n'abandi bantu bacu b'abaririmbyi bahoze baririmba muri chorale Itabaza, hanyuma bakaza kwimukira mu duce dutandukanye tw'igihugu, abimukiye Kigali, za Huye, za Nyamaga, abantu henshi hatandukanye mu gihugu. Urumva iyo duhuye usanga turi umuryango munini, ahangaha hose wabonye twahuzura. Hanyuma wenda ku bijyanye n'iki gikorwa nyirizina mwari mwateguye, mwakitunyuriramo mu ncamake ndetse mukatwereka n'uburyo nyine cyagenze n'uburyo mwari mwabiteguye, nubwo abantu bari bukomeze kugenda babikurikirana bagiye bareba indirimbo uburyo mwagiye muziririmba, ariko amakuru nyirizina ku bijyanye n'iki gikorwa mwari mwateguye. Iki gikorwa twatekereje rero ni album ya kabiri. Iya mbere twayikoze mu mwaka wa 2014 nibwo twayironshinze. Hanyuma twaratekereje turavuga tuti ni ngombwa yuko twongera kubwiriza amahanga. Twebwe urabona turi chorale ikorera umurimo hano muri Muhanga, ariko twifuza kubwira n'abantu bari muri Afghanistan, tukabwira abantu bari muri Iran, tukabwira abantu bari ahantu bibiri itari kubasha kugera. Buryo ushobora gufata indirimbo ukayireba kuri YouTube cyangwa se kuri televiziyo kuri BTN, ukavuga uti iriya ndirimbo iri kuvuga iki, bakamenya ijambo ry'Imana batarinze kujya mu ya mirwano yabo. Ubwo rero twaratekereje turavuga tuti ni ngombwa yuko twongera gukwirakwiza ubutumwa ku isi hose, nibwo twafashe icyemezo rero dukora izi ndirimbo uko ari 12. Twari tumaze kurangiza amajwi, hanyuma twatangiye amashusho nk'uko mwabonye batangiye kuyafata. Turateganya kuzironshinga vuba ahangaha rwose, hanyuma zigakwira isi yose, natwe tukavuga ubutumwa muri Amerika. Hanyuma se mukurikije uko mwateguye gahunda n'uburyo bwose, donc mwebwe mwari mwateguye gushutinga cyangwa se gukora aya mashusho iyi album yanyu ya kabiri, mubona bimeze bite, bihagaze bite, byabagendekeye gute ku bijyanye n'iyi concert? Ndabona amarangamutima ari yose, ntabwo ushobora kubyumva. Bagiye bireba murimo muraririmba. Twashimiye Imana. Buriya hari ikintu abantu badaha agaciro, kugira ngo wowe wicara ahangaha abantu bamenye ngo chorale Itabaza ngo izaba ngo iri ahantu ngo uri gufata amashusho, baze nta kintu uri bubahembe, utari bubafunge, bafite uburenganzira bwo kutaza. Rero twabonye ukuntu sare yuzuye, tubona abantu benshi cyane bahari, tubona ibyishimo bihari, amarangamutima aratwica. Twabishimiye Imana cyane. Hanyuma wenda uko bijyanye n'imiririmbire nyine nk'umutoza, kuko ni rwo ruhande rwawe cyane, ku miririmbire yo bite kuri chorale Itabaza ndetse n'ibijyanye n'imiririmbire y'uyu munsi by'umwihariko? Urumva twebwe twafashe igihe gihagije cyo kwitoza, kuko twatangiye gukora iyi audio mu minsi mike yirangiye, hanyuma duhise tunashutinga amashusho yayo. Ni ukuvuga ngo buryo ukora audio ubu nitoza, mu mufitiye kinini cyane cyo kwitoza. Mu miririmbire rero kugeza ubu ngubu nta kibazo kirimo, wenda n'ututarakosoka tuzakosoka kuko chorale irakura. Ariko rwose abaririmbyi mbona bagenda neza, iyo hamaga abantu muri repetition 136 ukababona
ugira umwanya wo kubatoza nyine mu buryo Imana iba yaguhaye. Turabatoza batatu, urumva korali ni nini, biba bisaba yuko dukora turi benshi. Rero rwose aho Imana itugereje turayishimiye. Nk'ubutumwa nyirizina ushobora kugenera abantu nk'umutoza, by'umwihariko abantu bagenda bakurikirana indirimbo zanyu, abantu bazakurikirana n'izi ngizi mugiye gushyira hanze, ndetse ubonereho n'akanya ko kubereka, kubarangira uburyo umuntu ashobora kubona indirimbo zanyu nyuma y'uko bashobora kuzikurikirana ku mateleviziyo, kuri BTN n'ahandi hantu umuntu ushobora gukenera indirimbo zanyu ahantu ashobora kuzikura. Kugeza ubu nk'uko nabikubwiye, twari dufite alubumu imwe yitwa Turi Abanyamahirwe. Bashobora kuyikura kuri channel yacu ya YouTube cyangwa se bakareba no kuri channel ya BTN, ndumva zishobora kuba zagezeho. Ikindi bashobora gusura Instagram ya chorale Itabaza, ni chorale Itabaza nyine bisanzwe, igahogo bakongeraho gahogo kuko amatabaza abaye menshi mu gihugu. Akantu gakomeye karimo nagutangariza nuko twagize initiative yo gushaka chorale twitabaza aho iri hose mu gihugu. Wumvise ko hano mu gitaramo bakire chorale Itabaza yihuye, Itumba bakiriye, i Kigali, mu Bibare, n'amatabaza menshi cyane, ntago nayarondo, amatabaza menshi mu gihugu. Hanyuma rero bakwandikaho Itabaza y'igahogo niba bakeneye kumenya indirimbo zacu. Ikindi izi ndirimbo tuzazikwiza hose ku mateleviziyo duhereye kuri BTN. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibafashe kandi mukomeze mukunda Itabaza, mukunda umurimo w'Imana. Uyu murimo wo kuririmba twarawiyeguriye, niho dukura ibyishimo. Hari igihe uva mu rugo byagucanze ukava mu isoko wahombye, iyo ugeze muri korali bakagusengera mukaririmba, rwose ibintu bigahinduka, turaharuhukira. Ariko niba atari banga, wenda dusoza, album izaba yitwa ngo iki? Kugeza ubu ntago nanjye nari nabimenya. Dufite indirimbo nyinshi 12, urumva album iyo ujya kwita ushingira no ku butumwa bunini ifitemo, ariko ahanini turabwira abantu ngo nibahumure, tukababwira yuko Imana ariyo buhungiro, tukongera tukabahuhamya, tukababwira ko twabohowe. Hariho indirimbo 12 nyine, buri indirimbo yose murabona iyo mushobora guhita mu izina ryayo. Rero ntago turayibona. Nzabafasha nta kibazo, uzadufashe uzaduhitiremo, kandi tuzanasenga Imana izaduhitiramo igikwiye. Nije reka tubashimire rero, kandi Imana ikomeze kubashyigikira muri byose. Murakoze cyane, turabashimira ukuntu mushyigikira umurimo w'Imana. BTN rwose ni televiziyo nziza, abantu bose mujye mwicara hano imbere ya ekara murebe, mwumve ubutumwa bw'Imana. Rwose Imana ibaho umugisha. Wenda umwanya ni mutoya, ariko nari kuvuga ngo Imana ibaho umugisha nkanasenga, ariko Imana imwe ijumve ko mbasengeye. Mukure mugere ku isi hose. Amen. Wenda gatoya watanga nka address nyirizina, cyangwa se abantu bashobora kubakenera, abantu babakura hano bakeneye kugira ngo mubafashe guhimbaza Imana, mujye kuvuga ubutumwa, wenda nka nimero za telefone. Chorale Itabaza, ntago binyoroheye guhita mfata nimero ya perezida w'Itabaza mu mutwe, ariko ngiye natanga iyanjye ntacyo bitwaye. Ni 07 88 44 60 89. Wasubiramo wenda n'inshuro imwe yonyine. 07 82 42 89. Murakoze cyane, reka tubashimire. Yego, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, murakoze. Amen.
yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwe mukomeje gukurikirana iki kiganiro himbaza, aho twagiye tugenda dukurikirana igiterane cyateguwe na chorale Itabaza ibarizwa i Gahogo, aho ni mu karere ka Muhanga. Nkuko rero twakomeje kugenda tubebereka iyi konseri harimo byinshi bitandukanye, aho turi kumwe na chorale Beteri yaturutse i Kamembe, nayo yaje kwifatanya n'iyi chorale Itabaza guhimbaza Imana. Turi kumwe rero n'umuyobozi w'iyi chorale. Perezida, tuguhaye ikaze kuri BTN. Murakoze, turabashimiye. Hanyuma watangira wenda wibwira abantu basanzwe bazi Beteri, ariko nanone basanzwe bakoze cyangwa se n'abantu bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere kuri uyu munsi. Murakoze, nitwa Nshuti Martin, ndi umugabo w'abana bane, ufite abana bane n'umudamu umwe. Hanyuma ninjye muyobozi wa chorale Beteri ikorera kuri ADPR paruwasi ya Kamembe, umudugudu nawe witwa Beteri. Twari twaje rero mu giterane kwifatanya na chorale Itabaza kuko ni inshuti zacu z'amagara. Hanyuma wenda Perezida, wenda tutaragera ku rugendo nyirizina uko rwabagendekeye, uko mubona byagenze, mu by'ukuri wacamo mu nshamake ku muntu ushobora kuba babonye bwa mbere, duko yababonye turimo turaririmba, agiye kureba indirimbo zanyu uburyo mwaririmbye hano muri Muhanga, ariko mu by'ukuri muri iki kiganiro wamunyuramo mu ncamake chorale Beteri ni chorale imeze gute? Murakoze. Chorale Beteri ni chorale yavutse mu 1995. Itangizwa icyo gihe n'abaririmbyi bageraga muri 12. Ubu ngubu ifite abaririmbyi basaga 90, kuko dufite imibare y'abaririmbyi 96. Hanyuma dukora umurimo w'Imana mu ivugabutumwa ry'indirimbo, ariko tugira n'ibikorwa bitandukanye. Ubu ngubu dufite Beteri Week mu kwezi kwa gatatu, ni icyumweru tumara dusenga kigasozwa n'ibikorwa byo gusura abarwayi ndetse n'ibindi bikorwa by'urukundo byo gufasha. Tugira rero n'ibindi bikorwa byo gufashanya ubwacu, gufasha abababaye umuntu atarondora. Twari twaje rero muri iki giterane kwifatikanya na bene data mu giterane cy'iminsi 2 chorale Itabaza yateguye, ifitemo n'igikorwa cyo gushutinga, gufata amashusho. Hanyuma rero ubu ngubu tukaba twizeye ko alubumu bari gutegura n'ubundi tuzabashyigikira. Numva rero dufitanye umubano udasanzwe, kandi natwe intego yacu ni ukwamamaza Yesu. Cyo twabwira abadukurikira nuko tubakunda, dukunda umurimo w'Imana, turabakunda mwebwe mutuzi n'abatatuzi. Ngira ngo abadukurikira ni benshi, kandi turifuza ibitekerezo byanyu, turifuza inama zanyu ndetse n'inkunga zanyu. Murakoze cyane. Hanyuma wenda Perezida, tutaragenda dusa no tugana ku musozo, mu by'ukuri urugendo mwari mwateguye, urugendo rwo kuza i Muhanga, kuri mwebwe ku ruhande rwanyu mubonye rwaragenze gute? Mwaririmbye abantu barishima cyane, ese mwari mubyiteze hano i Muhanga ko hari abantu bashobora kuba byagenda kuriya? Ni gute mwe mwakiriye uru rugendo rwanyu mwakoreye i Muhanga? Murakoze. Mu by'ukuri tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuba urugendo rugenze neza. Abantu badukunze cyane, baranabitugaragariza. Banyamuhanga mwese, abadukurikiye n'abandi bari mu gihugu impande zitandukanye, turabashimye cyane kubw'iki giterane. Twashimye urukundo abanyamuhanga batugaragarije. Rwose Imana ibahe umugisha. Hanyuma urugendo rwagenze neza dushingiye ku ndirimbo, uburyo indirimbo zose twe twateguye zose baduhaye umwanya uhagije, ndetse abantu bakagenda badusaba n'izindi ngo tuzisubiremo. Niyo mpamvu nahamya ko kuri icyo mumbajije ko urugendo rwagenze neza, kuko twaje amahoro, kandi n'ubundi Imana yavuganye natwe ko dusubirayo amahoro. Nta kibazo twagize. Abanyamahanga batwakiriye neza, nimvuga ngo neza mu byumve. Rero tuguwe neza, kandi namwe turabashimiye bavandimwe. Hanyuma wenda ku muntu ushobora kuba ababonye akareba uburyo mwaririmbye, akaba yifuza kubatumira, abandi bifuza kubatumira, adresse zanyu muboneka mute? Twatanga telefone, icyo nicyo cya mbere ku muntu wese wadukenera, haba kutuvugisha, haba kugira ibyo atubaza, haba kugira ibyo atubwira, ndetse no kudutumira. Telefone yanjye nk'umuyobozi wa chorale ni 07 82 21 22 yego ni 21 yego 21 hanyuma 24 70. Perezida, wakongera ukazisubiramo wenda indi shuri imwe kugira ngo umuntu azifate neza. Murakoze cyane. Abadukurikiye wakenera kuvugana natwe, abakudutumira cyangwa n'ikindi yatubaza, telefone yacu ni 07 07 8 8 8 kabiri rimwe
2 4 70. Yangira ngo iyo niyo nimero umuntu ashobora kunyuraho akaba yakenera chorale Beteli mu buryo bworoshye, hanyuma ibindi muzabasobanurira ku murongo wa telefone. Murakoze cyane kandi turabashimiye, dushimira namwe, nzi ko mudukunda, Prince uradukunda cyane, BTN iradufasha, ibinyamakuru bitandukanye bihora bibana natwe, mwese turabashimiye abadukunda, nubwo iwacu Rusizi ari kure ariko ntabwo y'umutima. Hanyuma turabakunda mwese abadukunda, namwe mukomeze mutube hafi mudushyigikire. Yesu abamugisha. Amen. Bye bye. Praise, mwakoze cyane. Murakoze cyane. Yego.
ngira ngo nyuma yo kwakira korali Beteli bamaze guhimbaza Imana aho bari kumwe batugezaho indirimbo nziza zitandukanye aho dutekereza ko zabafashije. Twakire Pastor Theogene akaba agiye kutugezaho ijambo ry'Imana mu kanya gatoya, hanyuma dukomeze n'ikiganiro tugenda duhimbaza Imana n'uburyo bwo kugira ngo tubereke uburyo concert yiteguye ndetse n'uburyo abigisha ndetse n'abaririmbyi bagiye batambuka babisikana kuri stage. Ngira ngo rero ukomeze gukurikirana iki kiganiro kandi dukomeza kukubwira ngo ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wandikira iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe, ndetse wajya no kuri YouTube ukandika Prince ugasiga umwanya ukandika Rwanda, hanyuma ugakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza ugenda ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni BTN ngende cyari Prince Shumbusho, ikiganiro ni Himbaza aho turi kumwe na chorale Itabaza. Niyo twagiye muri concert ariko ikaba yifatanyije na chorale zitandukanye nka Beteli ivuye i Rusizi. Reka nkubwire ngo komeza gufashwa mu izina rya Yesu. Imana duhana umugisha mwinshi, twese dusome ijambo ry'Imana. Ndakoresha umwanya muto ushoboka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, igice cya 3 umurongo wa 16. Reka dusome twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe, umurongo dukunda kumenya, umurongo dukunda gufata mu mutwe. Haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane, amen. Twongere tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane n'abo bagiye kuganiriza. Njye nitwa N'inshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Njya nkunda kuvuga ngo ni abana beza basa. Ubivuga ndi kumwe na madamu ntacyo bitwaye. Umudamu wanjye wanyemeye, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha, wanyemeye abandi barampujeho. Imana iguhe umugisha. Ariko niba ariteganyirizaga ubu usigaye witwa mama pasteur. Urumva rero ntacyo bitwaye, nanjye nitugera mu rugo mu cyayi cyinshi. Amen. Ese ashimwe cyane. Baririmbyi bamaze kuturirimbira ari abatangiye bagarutse ku rukundo rw'Imana aho nagereye, abasoza bavuga ngo Yesu niyamamaye. Mpagaze ahangaha muri iri jambo Yohana yanditse rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri uyu murongo wose urasangamo ijambo ryitwa urukundo, kandi urukundo rw'Imana. Abantu twese twicaye hano, reka subiremo, abantu twese twicaye hano, iri jambo urukundo turarikunda. Ubwiye umuntu kumwanga mwabipfa, ariko iyo ubwiye umuntu kumukunda aranezerwa. Munyemerere rero mvuge amasoko ageze kuri 5 cyangwa 3 bitewe n'uko ntibihuze n'umwanya. Twari tugomba kuvomamo isoko y'urukundo, tuvomamo ibirohwa, ariko ndaza kubabwira kandi na soko ducungiyeho. Haleluya, haleluya. Reka nongere subiremo, twese uko turi aha dukeneye ijambo ryitwa wiki urukundo. Hari amasoko ageze kuri 3, ni menshi, ariko munyemerere mvuge kuri 3. Twagombaga kuvomamo urukundo muri ayo masoko, turangije tuvomamo ibirohwa. Nibuse isoko ya mbere twari kuvomamo urukundo tukavomamo ibirohwa ni isoko yitwa umuryango, kwa data na mama, muri famiye. Aho twari tuhategereje urukundo, ntitwahasanga urukundo, kandi ntibatwima kuko batwanze, ahubwo tuhavoma ibirohwa bitewe n'igihe tuvukiyemo.
reka tukomeze kubashimira mwe mukomeje gukurikirana ikiganiro himbaza ndetse by'umwihariko mwe mukomeje gukurikirana BTN TV mu biganiro bitandukanye tuba twagiye tubategurira by'umwihariko muri iki kiganiro turi kumwe na chorale Itabaza muri konseri nziza bateguye aho twagiye tubereka bimwe tugiye gukomeza tugenda tubereka n'ibindi ariko by'umwihariko kuri inshuro reka twakira umuyobozi wa chorale Itabaza hanyuma agenda dusobanurira chorale Itabaza ni chorale imeze gute. Muyobozi tubaye ikaze kuri BTN. Murakoze cyane. Nitwa Moroje Clement uko mwabivuze nkaba ndi umuyobozi wa chorale Itabaza natwe twanezere kubana namwe muri iki giterane. Hanyuma wenda president ku muntu utazi chorale Itabaza ni chorale imeze gute wenda umuntu ushobora kuba ayumva cyangwa se akaba yibonye ari ubwa mbere cyangwa akaba asanzwe kurikirana indirimbo zanyu ariko akaba agiriwe ubuntu bwo kubabona none mubasobanurira chorale Itabaza ni chorale imeze gute. Chorale Itabaza ni chorale ikorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Gahogo, paroisse ya Gahogo mu itorero ry'akarere ka Muhanga mu majyepfo. Hanyuma akaba ari chorale yatangiye mu mwaka wa 2000 turi hafi kugira anniversaire y'imyaka 20. Hanyuma Imana igenda itugirira neza ikaba itugiye maze kuduha abaririmbyi barenga 130 mu gihe twatangiye turi abaririmbyi 20. Hanyuma ni chorale yatangiye ari chorale y'icyumba. Imana igenda itugira neza itwungura no kuririmba byose tukabikora tukasenga ariko tukanaririmba kugira ngo tubwirize ubutumwa mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma wenda umuntu ashobora kwibaza iyo chorale yatangiye birumvikana yatangiye muri cyumba cy'amasengesho yego ariko yatangiriye hehe ese byari bije ku gitekerezo cyande nyirizina. Chorale Itabaza itangira yatangiye ari icyumba cy'amasengesho itangira ku mugabo wari ufite akazora hirya bita Karisiti abantu barasengaga. Hanyuma hari icyumba cyo kwa kabiri gisenga Imana hari Gahogo ku mudugudu. Hanyuma bakaza kumwe abantu basenga bagasaba indirimbo bakayibaha hariya bigezeho kwera kuguma mu cyumba cyo kwa kabiri umva baga bari mu cyumba iwabo ariko bakaza no mu materaniro y'itorero hanyuma bakabaha indirimbo bakaririmba. Hanyuma uko bigenda byidevelopa bitera imbere bakabaha indirimbo bigeze mu mwaka wa 2002 bashima kubaha izina. Hanyuma barasenga murabizi chorale zose ziratangira bakabaha izina. Hanyuma basenga Imana igihe kirekire igihe kigeze baza kwiha izina ryitwa Itabaza rivuye ku muntu wari urihishuriwe warufungiwe hara muri prison ya Muhanga. Hanyuma rero muhishurira andika agapapuro arakazana hanyuma bashumba ari kwita bahitamo amazina rya zina ntago bamenye ryavuye amazina bahitagamo bahitamo rya zina wa muntu yahishuriwe duhita twumva ko ari Imana yari duhaye. Hanyuma irakomeza igenda itera imbere igira abaririmbyi 40 60. Mu 2014 twaje gusohora alubumu ya mbere yitwaga Tura abanyamahirwe yari kiri chorale ntoya itarakura ariko Imana itugira neza ikatubwira ko izatugirira neza. Hanyuma tumaze kwisohora tuza kubona ko ari chorale ikwiye kwiyubaka mu buryo butandukanye. Tugenda dusengera Imana ngo itwubake mu buryo iduha abantu n'umva icyo gihe twahisuye turi abantu hagati ya 60 na 70. Ubu mwabonye ko ari benshi bagera mu 136. Hanyuma dusengera ko Imana yaduha ekipoma ibyuma turabisengera Imana ikatubwira ko izabiduha irabiduha. Dusengera ko Imana yaduha ama uniforme irayaduha. Hanyuma idusengera ko yanadushoboza tugakora DVD ya kabiri kugira ngo ubutumwa bugere kure nk'uko murabizi muri iki gihe terambere ragenda ryihuta ari mu gihugu cyacu n'ahandi mu buryo urumva DVD muri 2014 zitandukanye n'iki gihe ikaduha natwe gukora DVD ijyanye n'urugero rw'aho iby'Imana itugejeje ikora. Hanyuma irabiduha niyo mpamvu turi gushutinga alubumu ya kabiri numva muri make ari ibyo ngibyo. Hanyuma wenda usibye iki gikorwa cya shooting twabasanze murimo ase nibiye bikorwa nyirizina chorale Itabaza irimo muri iki gihe ndetse by'umwihariko ibikorwa nyine mwumva bibaraje inshinga nka Itabaza. Ibikorwa dufite ni byinshi cyane murabizi chorale zigira ibikorwa byinshi ariko nkuko nababwiye muri phase twari turimo yari phase yo kugenda twiyubaka hanyuma tugakora n'ingendo nyinshi mu gihugu. Umwaka ushize 2018 twakoze ingendo nyinshi ariho twasuye zira chorale Beteli z'Icyangugu tukaza Kigali tugeza Gisenyi tujyana hatandukanye mu Rwanda navuga. Hanyuma tugira na phase noneho yo gukora ibikorwa
by'ivugabutumwa ariko bidashingiye mu ndirimbo, noneho bishingiye mu bikorwa bitandukanye, harimo gufasha abakene, harimo gufasha abana bo mu mihanda, abapfakazi, mbese ibintu bitandukanye by'ibikorwa bishobora kuvuga ubutumwa mu buryo bundi. Dusa n'abandi evangelization mu buryo bw'indirimbo, ariko tukanevangeliza mu buryo bw'ibikorwa. Mwagiye mwumva mu bikorwa bitandukanye, nk'ubu tugira igiterane ngarukamwaka dukora tugafasha abakene batishoboye, abagore b'abapfakazi, abana batoya, gutyo tukagenda tubikora ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge. Tugiye gutegura igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge hano mu mujyi wa Muhanga n'ibindi bitandukanye, ariko bikubiye mu kintu cyo gufasha kugira ngo dufashe abantu. Hanyuma tugakora n'ibindi bikorwa byo kwifasha hagati ubwacu. Nuvuga ngo korali ntabwo abantu baba bari ku ngero zimwe, biba bisaba ko tugenda tuzamurana. Nabwo twakoze ibindi bikorwa, dufite ikimina hagati yacu cyatangiye kigiye kumara imyaka 2 rwose, kimaze kutugeza ahantu heza, cyazamuye kikaguriza abantu bakizigama, gutyo ku buryo abantu babasha kugenda bikura mu bukene. Hanyuma hari nabo tugenda dusengana, wenda bitewe n'ubushobozi tukateranya tukabahoreka utugurira wenda n'umwana imashini agenda dode mu isoko, rika wenda twigisha uyu mwana agire gutya na gutya, mbese uburyo bwo kugenda twifasha hagati muri korali nkuko dufasha n'abandi ku ruhande. Hanyuma wenda perezida, tugenda tugana ku musozo w'iki gitaramo, w'iki kiganiro twabanye namwe, aho natwe twaje kwifatanya namwe muri iki giterane cyiza cyo kushutinga indirimbo zanyu. Hari ubutumwa mushobora gusigira abantu, by'umwihariko abantu bari bakurikiye iki kiganiro kuri BTN, ubutumwa nyirizina buva muri korali Itabaza? Rwose ubutumwa bwa mbere ni ukubashimira abantu bagenda badukurikirana, bagenda badusapotinga, kuko ni uburyo bw'ivugabutumwa. Nicyo cya mbere nabwira, message ya mbere. Icya kabiri ni ugukomera ku mwami. Iyi Mana dukorera, nkuko twatangiye turi icyumba cy'amasengesho, tugira ubuhamya buvuga ngo gusenga kubasha guhindura nizo mbaraga zirenze izindi mu guhindura ibintu byose byananiranye, kandi Imana ikabikora. Ndumva ariyo message kwikomeza ku mwami. Hanyuma message ya nyuma nijyanye n'igiterane nkuko twakise ni muhumure life constant, ngo tubwire abantu bahumure. Niba turi kumwe n'Uwiteka, nta mpamvu yo kugira ubwoba ko Imana izatugirira neza, kandi ibyo yagiye ikora bitwereka ko ibasha gukora ibikomeye birenze imbere. Numva ariyo message natanga, mbaho umurongo wo muri Bibiliya twashingiyeho, uri mu Itangiriro mu bice 26 umurongo 22, aho Imana aho bari bacukura amariba, bari bagaragu ba Isaka, bagera ahantu ngo bitwa Eseki, bagira Esitina mu ntambara, ariko baza kujyana bafukurirwa ngo ntibahura n'intonganya, ariho bise robot cyangwa ahantu hagutse. Imana iraduhumuriza ko ishaka kudushyira ahantu hagutse tukayikorera kandi tukanezerwa Imana. Reka tubashimire perezida, mwakoze kubana natwe, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubagura mu izina rya Yesu. Natwe turabashimiye rwose. BTN TV ni televiziyo dukunda, turayikurikira mu biganiro cyane cyane Himbaza. Rwose turabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi ijibagura, ibashoboze gukora uyu murimo w'umwami. Murakoze cyane perezida, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Amen. Merci.